mwabwabwe umuvuge umusore mwako kawose kavuga mu muntu never no kakajwi urakaza neza mu rubanza uyu munsi ndagusaba kwitwara neza. Assalamu alaikum. Nari ku musiramu habura gato. Ibyo ni byiza komereza aho ngaho kanegere ubundi gwenyo kandi wa muhungu ubumenye uri umusazi. Umusazi ni nyoko, umusazi ni so, umusazi ni bene wanjye. Umusazi ni wowe wanjegera nkakaberehe ndashaka kuvuga ugenda gake ntukavuge kakajwi ngo mwabwabwe umuvuge umusore mwako kawose kavuga mu muntu never no nta kabuza twakira umusazi mu rubanza rwose. Umusazi wamwirimbiriwe genda umusazi ni umusazi wanjegeraho ni umusazi utangiye kurakaza marayika cisha make dutangire urubanza. ngiye kuguhanyuka ku buryo utazongera kuvuga ijambo kakajwi uzajya urivuga uhita urwara rubaga impande uzajya urivuga uhita urwara umusonga w'ikiho mu mutwe uzajya urivuga uhita urwara iki nyababyeyi igizeho iki imisonga. ndakumenyesha yuko uru rubanza nurutsindwa ndagukubita inyundo 7,000 mu mutwe ubundi ugahita ujya muri uwo muriro n'utsinda nibwo uraza mu ijuru. uyu munsi ugiye kuburana cyaha kimwe gusa. uyu munsi icyaha ushinjwa ni ugutukana by'indengakamere watukaga abantu ku babyeyi. komanyo ko gahambirwe gakubitwe n'inkuba gahambirwe wamwirimbiriwe gakubitwe n'inkuba karaza kabona mu dirishya. subiza ku cyaha ushinjwa vuba. kakajwi ntabwo apfa kumuvuga gutyo kuko ushobora kumvuga nabi nkaguhanyuka. urimo kurengera cyane kandi ndimo kubirakariramo. niba udashaka gusubiza ngaho ugenda muri uwo muriro. gahambirwe gakubitwe n'inkuba ya saa 8 kagusigiye saa 9 kakwanura muhirimbiriwe yageraho. imyitwarire yawe ntabwo yatuma uza mu ijoro rwose. mujye mwitonda njye umuhungu wa Gatarazi ntabwo bajya bapfa kunkiniraho. iyo ugerageje kunkiniraho mpita nguha nyoko bigaragara. kugira ngo nguhande amahirwe ya kabiri kugira ngo ubashe kuza mu ijoro turirimbira indirimbo imwe yagenewe guhimbaza Imana. Devuta mwiza utatse amabinga mubiri mwiza nk'uw'igikeri ayiwe maguru meza nk'aya kirida ngayiwe devuta urasa n'ingagi. ibyo urabyishe. niba kuririmba bikunaniye dusomera umurongo mwuzi wo muri Bibiliya wagufasha kugira ngo winjire mu ijuru. mu byahishuwe byeretswe ingegera ku murongo wa mbere kugeza ku tarasi rya 3 baravuga ngo nuko umukobwa aritumbagiza arishungaraza yishira imbere ashira inda imbere usibye ko nta n'icyo bunagira ntacyo yari gushira imbere kuko ntacyo afite. ibyo uri kuvuga nta hantu byanditse muri Bibiliya. ngiye kuguhana kandi ndi marayika ufite ubushobozi bwo kuguhana kuko nshobora no kugendera hejuru y'amazi. gendera hejuru y'amazi gendera hejuru y'amazi uri Yesu. witwaye nabi cyane. icyaha washinjwaga uragitsinzwe nta kindi gisigaye jya muri uwo muriro. gahambirwe gakubitwa n'inkuba ya saa 8 kagusigiye saa 9 kakwanura muhirimbiriwe yageraho.